yaravuze ngo jya wizera Imana cyane, ariko wibuke ko Imana itaguhera imigisha kubwo kwizera cyane, ahubwo iguhera imigisha mu mirimo y'amaboko yawe. Kwizera Imana cyane ni byiza, ariko si byo bizakugira umutsinzi mwiza. Imirimo y'amaboko yawe niyo izabikora ikakugira umutsinzi. Niyo mpamvu nutizera Imana ashobora kuba umutsinzi mu isi, kubera ko igituma uba umutsinzi ntabwo ari amasengesho menshi, si ukwizera cyane, ahubwo ni imirimo y'amaboko niyo ituma uba umutsinzi muri ubu buzima bw'ibifatika. Kandi Imana iyo iri gutanga imigisha ku mirimo y'amaboko y'abantu ntabwo irobanura ku butoni, ihezagira buri maboko yose ititaye ngo n'ay'umuntu mwiza cyangwa n'ay'umuntu mubi. Niyo mpamvu imvura igwira ababi n'abeza, buri wese ahererwa imigisha mu mirimo y'amaboko ye. Kandi Imana iri gutanga iyo migisha ntabwo ireba ngo urayizera cyangwa ntuyizera, kubera ko Imana ari urukundo, igabira buri wese mu rukundo rwayo rutagira akagero. Kwizera Imana ni byiza, kuyiringira ni byiza, kuyikorera ni byiza, ariko mu bijyanye no guhezagirwa mu buzima bw'ibifatika, Imana iguhera imigisha mu mirimo y'amaboko yawe.